여러분 안녕하십니까? Hello everyone. mwiriwe. Iki nicyo cyigisho cyacu cya nyuma ubu ngubu. Nk'umupasiteri nkunda gutegura ibikorwa nk'ibi ngibi kenshi. Ibi ni byo byishimo byo kuba umupasiteri, kubona uburyo abantu bahinduka iyo bamaze kwakira ijambo ry'ukuri. Reka dusome muri Yesaya igice cya 53. Ndasoma mpere ku murongo wa mbere kugeza ku wa 12. Niba mwahageze turasoma Yesaya igice cya 53 guhera ku murongo wa mbere. Ninde wizeye ibyo twumvise, kandi ukuboko k'Uwiteka kwahishuriwe nde? Kuko yakuriye imbere ye nk'ikigejigeji, nk'igishyitsi cyumburira mu butaka bwumye. Ntiyari afite ishusho nziza cyangwa igikundiro, kandi ubwo twamubonaga ntiyari afite ubwiza bwatuma tumwifuza. Yarasuzugurwaga akangwa n'abantu, yari umunyamibabaro wamenyereye intimba. Yasuzugurwaga nk'umuntu abandi bima amaso, natwe ntitwumwubahe. Ni ukuri intimba zacu nizo yashyizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye. Ariko twebweho twamutekereje nk'uwakubiswe n'Imana, agacumitwa nayo, agahitamishwa n'imibabaro. Nyamara ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe, yashinjaguriwe gukiranirwa kwacu. Igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, kandi imibyimba ye niyo yadukirisha. Twese twabibye nk'intama zizimiye, twese twabaye intatane, Uwiteka amushyiraho gukiranirwa kwacu twese. Yararenganye ariko yicisha bugufi, ntiyabumbura akanwa ke, amera nk'umwana w'intama bajyana kubaga, cyangwa nk'uko intama icecekera imbere y'abayikemura, niko atabumbuye akanwa ke. Guhemurwa no gucirwaho iteka nibyo byamukujeho. Mu b'igihe cye ninde witayeho ko yakuwe mu isi y'abazima, akaba yarakubitiwe ibicumuro by'ubwoko bwe? Bategetse ko ahambanwa n'abanyabyaha, yari kumwe n'umutunzi mu rupfu rwe, nubwo atagiraga urugomo, kandi ntagire uburyarya mu kanwa ke. Ariko Uwiteka ashimye kumushinjagura, yaramubabaje. Ubwo ubugingo bwe buzitambaho igitambo cyo gukuraho ibyaha, azabona urubyaro, azarama. Ibyo Uwiteka ashaka bizasohozwa neza n'ukuboko kwe. Azabona ibituruka mu bise by'ubugingo bwe bimwishimishe, bimuhaze. Umugaragu wanjye ukiranuka azatuma benshi baheshwa gukiranuka no kumenya, kandi azishyiraho gukiranirwa kwabo. Nicyo gituma nzamugabanya umugabane n'abakomeye, azagabana iminyago n'abanyamaboko, kuko yasutse ubugingo bwe akageza ku gupfa, akabaranwa n'abagome. Ariko ubwe yishyizeho ibyaha bya benshi, kandi asabira abagome. Ibi byanditswe dusomye muri mugoroba. Ibinyejana runaka mbere ko Yesu avuka, Yesaya yari yamaze guhanura amagambo avuga ku bijyanye na Yesu. Maze ko umupasiteri mu gihe mbwiriza ubutumwa bwiza, rimwe na rimwe mba numva afite umunezero n'ibyishimo undi muntu wese atabasha kubona. Igihe kimwe nari ndi mu rugo, nuko umuntu arampamagara kuri telefone ati alo, nafashe telefone bampamagaye bavuye muri Afurika. Ndavuga ati pasiteri nguhamagaye ndi muri Liberia muri Afurika. Arambwira ati yari umuyobozi w'ishami ryacu mu gihugu cya Liberia. Aravuga ati pasiteri Yohani Cho yari umwe na Scorpion none bagiye gupfa. Hariho umusore twaga Yohani Cho yabaga Dallas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yagiye muri gahunda yitwa Good News Co, ajya muri Afurika gukora imirimo y'ubukorerabushake. Umunsi umwe yarasinziriye nijoro, mu gicuku yumvise ababaye cyane, nk'aho umuntu amujombye urushinge, ahita yikanga ati ya. Hari mu mwijima, nuko arabyuka arabaza ati sibi n'ibiki. Nuko arongera asubira mu buriri araryama rwose aragona. Abyutse aravuga ati ijoro ryakeye hari umuntu wanjombye n'urushinge. Baravuga ati muvandimwe ushaka ko yari Scorpion ariko? Nuko arasubiza ati rwose reka urwenya, mu cyumba cyacu se ko nta Scorpion ibamo. Nuko nyuma ya saa sita uyu musore twaga Yohani Cho yumvise aribwa mu nda, nuko ajya ku musarani. Akimara kugera imbere y'umusarani yikubise hasi agwa igihumura. Umuyobozi w'iryo shami yamubonye ari kure, nuko aragenda aramwegera. Yari amaze kwinyarira, yamaze kwinera, ntiharagihumeka, aragiye gupfa. Agerageza kumukangura ati Yohani rwose byuka, agarura ubwenge. Bakajya bamukubita inshyi ku matama, bakamukubita ku gituza, yari arimo gupfa. Icyo gihe bamushyize mu modoka bamujyana kwa muganga. Muganga arabwira ati rwose mumujyane. Baringinga bati turabinginze mudufashe. Arabwira ati umuntu yarumwe na Scorpion, ariko bashize ikinini yarumwe. Ese kuki mumuzanye izi saha? Ati niyo muza kumuzana kimara kurumwa, nabwo nta mahirwe menshi ari kuba afite. Ubumara bwa Scorpion burimo kugera mu mutima we, nta ndi mahirwe yo kuba hagifite. Bati turakwinginze rwose dufashe. Ati nababwiye ko ntacyo nabafasha. Nuko babirukana kuri ibyo bitaro. Bageze ku bitaro bya kabiri nabwo niko bababwiye. Nuko baringinga baratitiriza basaba ubufasha. Nuko bamurambikaho ku buriri. Nyuma y'akanya gato Yesu arekera guhumeka. Abaganga
baraje n'abaforomo bose bagerageza kumukangura. Bamaze kubikora amasaha runaka yongeye kugarura umwuka, yongera guhumeka nanone, ariko umuvuduko w'amaraso mu mubiri we ari nka 30, ndetse n'ubushyuhe mu mubiri we bwageze kuri degere Celsius 17. Yari ameze nk'umurambo. Ubwo umuyobozi rero yabonaga ibi ngibi yahise ampamagara ati pastor rwose Yohani Choi. Ndamubwira rwose tuza bimeze bite ngaho mbwira. Ati yego rwose reka ntuze ariko umenye ko Yohani Choi rwose ubu ngo arimo gupfa. Yambwiye ko Yohani Choi yari umwe na Scorpion. Yavuze ko umubiri wamaze kugeramo ubumara, kandi ko ubwo bumara burimo kugera mu mutima. Umutima wari ugikubita, ariko umuganga we azunguza umutwe rwose aravuga ati sinibaza ko ari buze kubaho, byanze bikunze ari buze gupfa kuko yari umwe na Scorpion. Ibyo rero nibyo bahise bambwira. Kuva muri Korea ujya muri Liberia bigutwara amasaha 18 mu ndege. Yaragiye gupfa mu masaha 2. Sinashoboraga kohereza imiti habe no kohereza muganga. Numvise rwose bingoye. Icyo gihe nibwo naje kwibuka ijambo nari nasomye muri icyo gitondo. Ryari ijambo ryo muri Yesaya igice cya 40:31. Nibutse ijambo ryavugaga ngo ariko bategereza Uwiteka bazasubizwamo imbaraga nshya. Ndabaza nese nshobora kwivugana na Yohani njye nyine ku bwanjye. Bati John akira pastor ashaka kuvugisha. Ndamubaza nse John uri kunyumva? Ati yego pastor mu kajwi koroheje cyane. Ndamubwira numvise ko wari umwe na Scorpion muri Afurika. Wakagombye kuhita ujya kwa muganga ukimara kuri umwe, ariko ubu ngubu umubiri wose umaze kurwamo ubumara. Bambwiye ko ubu ngubu urimo gupfa. Abaganga bavuze ko ugiye gupfa mu masaha 2 yonyine gusa. Ariko Yohana tega amatwi neza unyumve. Ubwo nabyukaga uyu munsi muri iki gitondo naje gusoma mu gitabo cya Yesaya igice cya 40:31. Aho ngaho haranditse ngo abategereza Uwiteka bazasubizwamo imbaraga nshya. Ni nk'uko ubizi ibitabo 66 byose byo muri Bibiliya ni ijambo ry'Imana, kandi Imana ntiyigera ibeshya. Imana ikomeza ijambo ryayo. None hano Imana yaranditse ngo ubaka kanyira gupfa kubera ko wari umwe na Scorpion, ariko uramustegereje Uwiteka Imana ukayiringira. Bibiliya ivuze yuko uzasubizwamo intege nshya. Ntabwo mbizi neza, ariko icyo nzi neza nuko irari ijambo ry'Imana, kandi nzi yuko Imana itajya ibeshya. Abaganga bavuze ko mu masaha 2 uza kuba upfuye, ariko Bibiliya yo ivuga ikindi gitandukanye n'ibyo. Uramutse wiringiye Imana, wishingikirije ku Mana, uramutse witegereje nkuko itajya ibeshya, nta kabuza koko iza gusubizamo intege nshya. Nubwo akakanyura mu gupfa, Imana iramutse iguhaye ingufu nshya, byanze bikunze wanesha ubumara bwa Scorpion kandi wagarukana ubuzima. Ese Yohana urabyumva? Ati yego pastor. Ngaho rero tegereza Uwiteka Imana uyirindire, iraza kugufasha, iraguha imbaraga zigushoboza kunesha ubumara bwa Scorpion. Na nyuma yaho nakomeje kumva ubuhamya bwe kenshi. Uwo munsi yatekereje ko yaragiye gupfa, kora ku gihe kimwe yarapfuye, nuko bagerageza kumureanima bamugarura ku buzima. Yatekereje ku buzima bayeho kera, yabaga muri mujyi wa Dallas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yaraje muri Liberia avuye mu mujyi wa Dallas. Ku kibuga cy'indege cy'i Dallas isi yari yamuhobeye cyane. Arambwira ati Yohana rwose ugira urugendo rwiza sibyo? Ati yego data. Ariko mu rundi ruhande Yohana yari arimo gupfa. Gusa muri Yesaya igice cya 40:31 haravugaga ngo ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya. Iri niryo jambo namubwiye, ni ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya. Niba Imana igushubijemo intege nshya, kunesha ubumara bwa Scorpion si ikibazo na busa. Rero Yohana yabimusobanuriye neza cyane. Ntiyegura gupfa. Ugende ku byo abaganga bavuga ngo urubuze gupfa mu masaha 2, niko ko bugiye gupfa. Ariko Bibiliya iravuga ngo nuwitegereza iza gusubizamo intege nshya. Kugira ngo uneshe ubumara bwa Scorpion ukeneye intege nshya, tegereza ku Uwiteka Imana niguha intege nshya, uzabasha kunesha ubumara bwa Scorpion wa Yohana. Ntago ari njye ugombaga kwiringira amagambo, kubera ko ryari ijambo ry'Imana. Rero namubwiye ibyo ngibyo rwose neza nihagazeho. Ese Yohana urabyumva? Niwizerera ijambo? Ese urubuza kwizerera ijambo? Ati yego pastor. Ati sawa rero ngiye gukupa uze kubyuka vuba cyane. Ako kanya mpita nkupa mpamagara Dallas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nabagaye pastor wo mu itorero rya Yohana, mumenyesha yuko yari rimwe na Scorpion kandi ko agiye gupfa. Namubwiye ko bamusengera hamwe na bene data mu mujyi wa Dallas. Nimumenyeshe n'umubyeyi we yuko yari rimwe na Scorpion kandi ko agiye gupfa, bityo ni mu musengere. Ako kanya nese nyikupa.
Yohana yumvise ibyo mbivuga, byari byoroshye cyane, ngo tegereza Uwiteka, utegereze Uwiteka, iringire Uwiteka Imana, Imana iza gusubizamo intege nshya. Yohana mu mutima we yaravuze ati, Mana ndagutegereje, Mana nguhanzeho amaso, nk'uko wansezeranije, ubu ngubu ndakwiringiye, ndagusabye rero unsubizemo intege nshya, nk'uko utabeshya, ndabizi ko uzubahiriza isezerano ryawe. Uko niko yabigenje. Mu gihe yabigenzaga uko yahise asinzira, yari arimo kugona cyane, nuko aryama rwose asinziriye cyane n'ibitotsi byinshi. Bukeye bwaho rero umuforomo wari uri ku izamu nawe yari arimo gusinzira, abyutse mu gihe yagendaga mu cyumba areba abarwayi, agera kuri Yohana aratekereza ngo uyu musore byanze bikunze ubu yamaze gupfa, reka nze mukorere raporo ko yamaze gupfa. Nuko aramwegera, ageze kuri Yohana abona umuvuduko w'amaraso wiyongereye, aratangara. Yahise yiruka mu cyumba aho muganga yari aryamye, aramukomangira ati, muganga byuka, hari ikintu kiri kuba hano. Muganga ati, ese n'ibiki? Ati, muganga vayo rebe rwose, hano hari igitangaza cyakoretse. Ubwo yazaga bari bazi ko umusore amaze gupfa, ariko batangazwa no kubona umuvuduko w'amaraso wiyongereye. Nuko muganga abaza umuforomo ati, ese wamukoreye iki? Ati, nta kintu nigeze mukorera na gito. Umuvuduko w'amaraso wari wamaze kwiyongera, umutima ukubita neza. Muri icyo gitondo Yohana yarabyutse ati, uyu munsi rwose naryamye cyane. Ati, mwene data umeze neza? Ati, rwose ndumva ameze neza. None mwene data uzi icyabayeho ejo? Wari uzi ko winyariye ndetse ukaninera? Ikirenge cye cyari cyamaze kurumwa na sikorupiyo, cyari cyaboze cyose. Uko niko barimo kukivura, gitangiye kujya gikira, kuriya niko ikirenge cyari cyaboze. Ntabwo bashoboraga kuba bamutera ikinya kubera ko ubumara bwari bwamugezemo. Bagombye kumuvura ibyo bisebe batamuteye ikinya. Numvise ko byari ibintu bimubabaza cyane, ariko nyuma yaho yaje gukira neza. Ni ibintu bihebuje, sibyo? Uko niko yaje kumera amezi 2 nyuma yaho, yongeye kugarura ubuzima, abaho neza cyane. Ibyo nabishima Imana cyane. Yaje gusura mu mujyi wa Dallas, aza gushakana n'umugore mwiza. Kuri ubu bafite abana 3. Abana babo ni beza, sibyo? Ubu arimo gukorera IYF mu mujyi wa LA, arimo gukora mu buryo bw'igiciro cyane. Imana twizera ni nzima iriho. Niboneye uburyo Imana ari nzima inshuro nyinshi cyane. Nabonye abantu benshi cyane babaga bagiye gupfa ariko babasha kurokoka. Igihe kimwe nagize uburwayi bw'igifu, ariko kubw'ubuntu bw'Imana mbasha gukira. Kera mu 1999 nari mfite uburwayi bw'umutima, nari ngiye gupfa, ariko kubw'ubuntu bw'Imana narakize wese burundu. Rimwe na rimwe tubasha kubona Imana nzima ikorera muri twe. Ibi mbabwira si amagambo gusa. Nabonye Imana ikora imirimo myinshi cyane ntashoboraga no kwibaza. Mu myaka yashize abantu bagiye bandega ko nanyereje amafaranga. N'umushinjacyaha yahimbye inyandiko kugira ngo amfungishe muri gereza, ariko icyo nashoboye kubona nuko Imana yaje kugaragaza ibintu byose, ndetse no mu rukiko rw'ikirenga baje gusanga turabere. Ndamutse mvuze Imana nizera, inshuro nari ngiye gupfa mu buzima ntabwo nashobora kuzibara, ni inshuro nyinshi cyane. Ariko igihe cyose Imana yagiye ikorera muri igihe ikananyobora. Soma iyi Bibiliya ni ijambo ry'Imana. Imana ntabwo ijya ibeshya, nk'uko ibivuze muri Bibiliya nako ikora. Ubwo nabonaga Imana ikora igende kuri Bibiliya, narishimye cyane. Ubu ndakuze mu myaka, vuba nzageze imyaka 80. Njya ndota nko mu myaka. Muri mwaka nagiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika 2 dukorera ibiterane. Nasuye n'ibindi bihugu bitandukanye dukorera ibiterane. Mu cyumweru gishize nasuye ibihugu 4 muri Afurika, muri Kenya, Cote d'Ivoire, Ghana ndetse na Togo. Hirya y'ejo umufasha w'umukuru w'igihugu cya Mozambique yaje muri Korea. Yaje ari kumwe n'umukuru w'igihugu, yashatse kumva ibiganiro bya Mind Education kubera akanya twari dufite sinamusonera mu buryo burambuye. Mu kwezi kwa 2 kumwaka utaha yarantumiye ngo nzasure igihugu cye. Imana iri kumwe nanjye rero kandi yubahiriza isezerano ryayo. Ibyo ni ibintu byiza cyane. Ibi byanditswe twasomye uyu munsi muri Yesaya igice cya 53. Umuhanuzi Yesaya yakira ubuhanuzi bw'Imana, nuko atangira kubwandika mu gitabo cya Yesaya. Aha twasomye muri Yesaya igice cya 53. Ahanga Bibiliya avuga ngo, ninde wizeye ibyo twababwiye? Kandi se ukuboko kw'Imana kwahishuriwe nde? Kuko yakuriye imbere ye nk'ikigejegeje, nk'igishyitsi cyumburira mu butaka bwumye. Ntirafite ishusho nziza cyangwa n'igikundiro, kandi ubwo twamubonaga ntirafite ubwiza bwatuma tumwifuza.
buri uko nsomye ibyanditswe mbasha kwitekerezaho. Muri uyu muntu witwa Oxpac nta bwiza na buke burimo, nta kintu na kimwe mfite cyo kwirata, nta kintu cyiza na kimwe cyangwa se kwitonda kuba muri jye. Kubera ko ndi umuntu umeze utyo, rero nari ndambiwe cyane ubuzima bw'umuntu. Kubera ko nta kintu nashobora kubikoraho, natangiye kwizera Imana, ntangira kwishingikirizaho. Uko umutima wanjye urushagaho kwegerana n'Imana, nabonye uburyo ikorera muri jye kandi ikananyobora. Impamvu burya mbwiriza ibi byigisho, nubwo ntacyo ndi cyo, ariko mu gihe ndi kubana n'Imana, nabonye Imana ingirira ubuntu bwinshi cyane butarondoreka. Uyu munsi ku gicamunsi twakoreye CLF muri hoteli yitwa K Hotel, turi kumwe n'abanyamakuru benshi cyane, by'umwihariko minisitiri muri Côte d'Ivoire witwa Zorobi. Nawe yavuze ku buhamya bw'uburyo twakoranye ndetse n'uburyo ari kubaho. Nubwo ntacyo ndi cyo, nta cyiza na kimwe mfite mu maso y'abandi iyo bambonye. Ku myaka 18 nabaga mfite ubwoba bwinshi cyane, ndi gutinya ejo hazaza hanjye, ntinya ibizambaho. Nta kintu na kimwe cyagendaga neza mu buzima bwanjye. Umwaka nagezaga imyaka 19, binyuze muri Yesu naje kwakira imbabazi z'icyaha. Guhera iki gihe mu buryo butangaje nuko ntacyo nigeze mpanga kuzikorera ku bwanjye, nizeye Yesu gusa. Ariko nabonye uburyo yanyoboye byari byiza cyane. Ngira umutima muri njyewe wo kwifuza ko mwese mwakwizera Yesu, mukana uburyo Yesu abakorera kugira ngo mube mu buzima bwanyu mumwizera. Nari umunyacyaha, nari nzi ko nzarimbuka nkajya mu muriro nubwo najyaga njya gusenga. Umuhanuzi Yesaya yabayeho nk'imyaka nka 700 imbere y'ivuka rya Yesu. Yahanuye ukuza kwa Yesu kandi biza gusohora neza nk'uko yabihanuye. Bidusomye ibyanditswe nk'ibi ngibi ndatangara cyane. Guhura n'Imana no kuvugana n'Imana ni ibintu nishimira cyane gukora. Mu 1987 nagize ikibazo cy'igifu, ariko Imana yarankijije rwose cyane. Mu 1999 nari ngiye gupfa kubera ikibazo cy'umutima, nari ndi hafi gupfa, ariko Imana yarankijije neza cyane. N'ubu ngubu mu gihe ndimo kubaho ubuzima nk'ubu ngubu, hari ibibazo mpura nabyo, hari ibigeragezo, hari abantu bandwanya bamvugaho ibinyoma. Cyo kimwe nk'umugore afashwe asambana, yari ari imbere y'abantu biteguye kumutera amabuye ngo bamwice, ariko ubwo Yesu yari ahari, y'amabuye yose yaguye hasi, nta na rimwe ryamwikubiseho, ntabwo na rimwe ryigeze rimwikubitaho uwo mugore. Nuko Yesu aramubwira ati, nanjye singuciraho iteka, genda ntukongere gukora icyaha. Uyu mugore wari umusambanyi ubwo ari mu nzira ataha agiye mu rugo. Ese nibihe bitekerezo yari afite mu mutima we? Ese yari kongera kugira ubushake bwo gusambana nanone, cyangwa se yari kugira ubwoba ko abantu bazaza bakamutera amabuye? Oya. Uyu mugore ubwo ari mu nzira ataha ajya mu rugo, yari yuzuye gusa ikintu kimwe gusa cyo kwibwira ngo Yesu ndagushimye, Yesu ndagushimye. Nibyo byari byuzuye mu mutima we. Ubwo yabonaga amabuye yose yararunze hasi, yaribwiraga ati, amabuye yakombye kunkubita umutwe, yakombye kunkubita mu maso, yakombye kumbena amaso, ariko dore yose yateretswe hasi. Yesu urakoze. Umutima we wari wuzuyemo ibintu nk'ibyo ngibyo. Njye sindafatwa nk'uyu mugore ngo njye mu mwanya waho benda kuntera amabuye, ariko mu gihe najyaga njya mu rusengero kenshi najyaga niba, igihe cyinshi najyaga mbeshya. Ubwo nabitekerezaga narebwaga ndi umunyacyaha ukomeye cyane. Nari mbizi neza ko nzajya mu muriro utazima. Mu 1962, mu gihe nasomaga Bibiliya, byari ibintu bihebuje cyane. Hari umuntu wari urwaye arambaraye hasi imyaka 38. Yesu aramubwira ati, haguruka wikorere uburiri bwawe ugende. Yavuze ko atabasha kugenda. Ati, ndabizi ko ntabasha kugenda. Ibitekerezo by'uko atabasha kugenda arabiretse, no kwemera ijambo rya Yesu, abigerageje abasha kugenda. Nanjye niko narimeze, nari umunyacyaha, ariko ubwo nasomaga Bibiliya yavuze ko ibyaha byanjye byababariwe binyuze amaraso ya Yesu. Nagomba kubyizera gusa ko rya jambo rya Yesu. Niba avuze ko ibyaha byanjye byababariwe, nyine byarababariwe, ntajya abeshya na busa. Guhera icyo gihe natangiye guhinduka. Umuntu wa mbere wamenye ko nahindutse yari data. Data aranyishimiye cyane. Nuko nza kujya mu ishuri ry'abamisiyoneri. Mu mudugudu wacu twari abakene, ariko yajyaga twohereza umufuka w'umuceri rimwe mu kwezi. Rero umunyeshuri mu misiyoneri umwe yaje kumbwira ngo uzabwire Iso ntazongere kubikora. Icyo gihe mbwira data ngo ntazongere kuzana umufuka w'umuceri. Data yamenye neza impinduka yambayeho, nuko aratangara cyane. Ubwo iki gihe ubwo Yesu yabanaga nanjye, naciye mu bibazo byinshi cyane n'amagorwa menshi, ariko nta gihe na kimwe yigeze antererana. Yaramfashaga, akandinda, akansukira ubuntu bwe.
nubwo nta kindi ndi umupasiteri uri aho usanzwe, mu gihe cya pasika tukaba dusanzwe dutegura igiterane cya pasika mu nzu mberabyombi ya Gochang Skydom, ariko umwaka ushize bitewe n'icyorezo cya covid ntabwo twateguye iki giterane aho ngaho, ahubwo twabikoze ku ikoranabuhanga. Mu gihe twateguraga ibikorane ku ikoranabuhanga, abantu bashaka kuza ngo bakurikirane ibikorwa twanyuza, byaba mu cyongereza, mu cyesipanyol, mu gifaransa, mu gishinwa no mu gikoreya. Gahunda zacu twazitambukijeho mu ndimi esheshatu. Buri cyigisho cyose abantu miliyoni 2 bajyaga bahaza bakagikurikirana. Bishoboka ko abantu benshi bajya mu nzu ya Gochang Skydom ari abantu 30,000, ariko abantu bagera kuri miliyoni 2 baje kubana natwe ni ibintu utakwizera. Ntabwo nashoboye kubyumva. Ndetse abantu miliyoni 2 bose bumvise ibyigisho byacu. Icyatangaje kurushaho, umwaka ushize mu kwezi kwa gatanu twateguye igiterane nk'icyo twateguye ubu ngubu. Iki gihe muzi byabayeho, amateleviziyo 276 ku isi yose yacishije ibyigisho byanjye, kimwe cyamaraga iminota 90. Ibyigisho byose babitambutsaho bimara iminota 90. Amamiliyoni y'abantu bumvise ibyigisho byacu. Mu mwaka ushize ubwo twongera gutegura igiterane nanone, cyari igiterane gisanzwe nk'iki ngiki. Icyo gihe ibitanga amateleviziyo agera kuri 655 yacishije ibyigisho byacu. Tekereza amateleviziyo 655 ni umubare munini cyane, sibyo? Ubu nahise mera nk'umusare mu isi. Abantu benshi bumvise ibyigisho byanjye baratangara. Natanze ibyigisho nk'ibyo nsanzwe ntanga n'ubusanzwe, ariko ubu mu isi yose mu gihe tubikoze tuba tuvuga no kuri Mind Education ireba urubyiruko. Ubushize mu mikino Olympique yabereye muri Brazil, numvise ko hari umunyeshuri ku mugabane wa Afurika wabwiye umwarimu ati, mwarimu turashaka kureba umupira. Mwarimu arambwira ati, ntacyo, amasomo narangira muraza kuwureba. Ati ariko amasomo narangira match iraza kuba yarangiye. Ati reka ntabwo mwareba match mu gihe cy'amasomo. Batuye rwose twe turashaka kureba match. Nuko barasohoka bava hanze mu ishuri. Ashize amasaha 2 araza twika ishuri ryose. Abantu bose barasohotse bareba iyo nzu urimo gukongoka, ari umunyeshuri wayitwitse. Hari abanyeshuri bafashe amafoto y'amashuri barimo gushya bayoreza ku mbuga nkoranyambaga. Bukeye bwaho andi mashuri 80 yaratwitswe. Ni ibintu bitangaje. Uko niko imitima y'urubyiruko iteye umunsi wa none. Ntibagitekereza cyane byimbitse. Mu gihe batwitse ishuri ryabo, ntibatekereza ngo tuzatwigira he, ese ntuzongera kutwubakira amashuri, ntibatekereza uburyo buruze guhanwa. Baramutse batekereje kugeza aho, ntago batwika ishuri ryabo. Bumvaga ari ibintu bishimishije gutwika ishuri ryabo. Ibitekerezo byabo byagarukiye aho gusa bumva ko ari ibintu ngo bishishikaje. Numvise ko kugeza n'uyu munsi abantu bagitwika amashuri yabo. Iki kintu naravuze nti, niyo mpamvu dukeneye Mind Education. Muri Mind Education tubigisha uburyo bwo gutekereza. Mu gihe uhuye n'ikibazo runaka, aho gupfa kugikemura gusa, ugomba gutekereza. Nubitekerezaho umusaruro uzabona uzaba utandukanye. Bo bapfa gutwika amashuri gusa bakibaza ko ubwo bishimishije. Ntibatekereza batese amashuri nashya tuzagiraho imvura nigwa, ese ninde uzatwubakira andi mashuri, ntatekereza uburyo ari buze guhanwa. Baramutse batekereje kugeza aho ntago batwika ishuri, ariko ntibatekereza cyane. Ahari wenda mu myaka 10 iri imbere, bitewe na internet ndetse n'amavideo aba ari ku ikoranabuhanga, tureba ayo mavideo nk'ayo ngayo tukabura umwanya wo gutekereza no kwiyumvira, ugasanga utangiye gushorerwa gusa n'ayo mavideo. Icyo gihe ubushobozi bwo gutekereza buzakendera bwose bushire. Kuva abana banjye bafite imyaka mike, nashaka kubigisha uburyo bwo gutekereza, nabigishije uburyo bwo kwitegeka. Mu gihe umuhungu wanjye ari mu mashuri yisumbuye, yaje kubona permis. Mu gihe wiga mu mwaka wa 11 muri Amerika n'ahandi uba wemerewe gutwara imodoka. Namugura imodoka rero. Namugura imodoka ihendutse cyane iki gihe muri Amerika. Ariko n'ubundi yabishimiye Imana cyane. Hari abandi banyeshuri b'Abanyakoreya b'abakire, ababyeyi babo bajyaga bagurira imodoka nziza. Kubagurira imodoka nziza cyane bituma izi modoka zaba zitwara ku wa gatandatu, bakajya kunyerera ku rubura bakazagaruka ku wa mbere. Ubutaha bagatangira kujya bagaruka ku wa kabiri, ubutaha bakagaruka ku wa gatatu bagiye muri weekend. Ubwo umwana wajya ku ishuri kwambera kumva abantu bavuga uburyo banyereye ku rubura nawe yashatse kujyayo. Ariko umuhungu wanjye baga mu itorero rya New York, buri munsi agomba guhora akora isuku mu itorero, yagombaga no guhora acunga piscine. Ubundi sinajyaga muha amafaranga y'impamba, rimwe nabwo namusuraga nibwo namoga nk'amadolari 100 cyangwa se amadolari 200. Aho rero yahigiye uburyo bwo gutegeka umutima we, ahigira uburyo bwo gutekereza. Yasuzaga amashuri yisumbuye,
abenshi mu nshuti zabo ubwo basozaga amashuri babahaye amabahasha atarimo amadiplome, ariko umuhungu wanjye we yabonye diplome ye, icyo gihe aravuga ati data bitewe n'uburyo wanyigishije nanjye nashatse kwifatanya nawe ngo njye kunyerera ku rubura, ariko sinabashije kubigeraho. Rero ubushobozi bwo gutekereza ndetse n'ubushobozi bwo kwigenga n'ubushobozi bwo gusobanukirwa imitima y'abandi bantu, mu gihe ufite ubwo bushobozi nk'ubwo ngubwo umutima wawe uzaba mwiza cyane. Nubwo twese tuba mu isi imwe, ariko wiyumvamo ibintu utagashoboye kwiyumvamo wowe ubwawe, ugira ishimwe mu mutima wawe. Ubu niyo mpamvu twashinze umuryango wa IYF, mu gihe tuyobora urubyiruko tubona uburyo babasha guhinduka neza cyane. Ikintu cy'ingenzi cyane rero kuruta ibyo byose, nta mbaraga tugira, ariko Imana yo ifite imbaraga. Mu gihe Imana indinze, hari abashobora kuntega imitego ariko ntibabibasha. Kuba Imana indinda ni ibintu bihebuje cyane. Wa munyeshuri twa Yohana John rero amaze kurumwa na sikorupiyo ubwo yaragiye gupfa, iyo twohereje abanyeshuri bacu hanze bakajya kuba abakorerabushake, mu gihe tubohereje mu mahanga, impanuka nk'izo ngizo zagiye zibaho gake cyane. Kuva ko impanuka zibaho gake cyane si n'ikintu wakuri kuvuga, ariko umunsi yaragiye gupfa gusa Imana yatabaye ubugingo bwe. Mwabonye amafoto twaberetse mu kanya, yabaye umubyeyi w'abana 3. Hagati yawe n'Imana rero, igihe umutima uhujwe nayo, bigenda bite? Mu gihe usoma ijambo ry'Imana urimo kuryumva muri Bibiliya, iyo jambo ry'Imana ryinjiye mu mutima wawe, uzabasha kubonera neza ibi bintu kimwe ku kindi. Ubuzima bwawe bwo kubana n'umutima wawe buzagabanuka, ariko ubuzima bwo kubana n'Imana buziyongera mu mutima wawe. Mu gihe mbayeho imyaka 80, hafi 80 kugeza ubu, naciye mu bintu byinshi cyane, ubuzima bwanjye bwari gatebe gatoki, ariko nta gihe na kimwe Imana yigeze intererana igihe cyose yahoze imfasha. Mu bihe bishize ubwo twagiranaga interview n'ibitangazamakuru bitandukanye ku isi, n'abihaye Imana benshi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika baje kwitabira ibitarane byacu, bumvise ibyigisho byacu. Ubu ngubu abapasiteri bagera kuri 800 barimo kuza kwifatanya natwe. Twafunguye ishuri rya teolojiya muri Amerika, andi mashuri ya teolojiya yigisha abantu ibintu by'amateka gusa ndetse n'ibintu biri aho ngaho biciriritse. Ariko kuri ubu ngubu ishuri ryacu abantu benshi bararikunze, bararyishimiye ko bigiramo ubutumwa bwiza. Ubu dufite abantu 12 bose barimo kwiga, bose barashaka kuba abakozi b'ubutumwa bwiza. Ubwo tugeze ku gihembwe kindi, nabwiye abanyeshuri bacu ni muzige cyane, nimwiga neza cyane, tuzabaha impamyabumenyi zibemerera gukora mu itorero ryacu rya Good News Mission. Hari abapasiteri benshi ku isi bashaka gukorana na Good News Mission. Imana iri kudushoboza gukora ibintu tutashobora gutekereza kera. Ninde wizeye ibyo tubwiriza? Ese ukuboko k'Uwiteka kwahishuriwe nde? Kuko yakuriye imbere nk'ikigejigeji, nk'igishyitsi cyumburira mu butaka bwumye. Yari afite ishusho nziza yatuma hagira umwifuza. Uko niko nawe zemeze kera. Nta kizana nifite muri njyewe. Byumwihariko inshuti zanjye ntizankundaga habe na busa. Hari inshuti yanjye yitwaga Chongchunam, yari muremure yaransumbaga. Yari umuntu mwiza cyane ugaragara neza. Yari umuntu ufite n'imico myiza, ariko njye imico yanjye ntabwo ari myiza. Ariko abantu bose baramukundaga, njyewe ni nkaho nta muntu wankundaga. Ubu numva ijambo ry'Imana ko nabaye umupasiteri, ariko mu by'ukuri nta muntu wankundaga. Uburyo ngaragara n'uburyo nitwaramo nicyo cyatumye ndushaho kugirana n'Imana. Ariko inshuti yanjye abantu bose barayikundagayo. Igihe kimwe nagiye iwacu ku ivuko, barambwira ngo ya nshuti yawe yashatse umukobwa mwiza cyane ku buryo ateganya kuzijya mu marushanwa y'aba Miss muri Busan. Niko bimeze koko, gusa sinabashije kubonana nawe. Igihe nagarukaga nkaza aho ngaho, barambwiye bati ese Oxpac warabimisi ibyabaye kuri Chungnam? Si byagenze bite? Ati numvise ko yiyahuye. Ngo Chungnam yiyahura? Yari umuntu mwiza cyane w'inyangamugayo, kuki yiyahuye? Sinashoboye kubyumva. Nashatse kumubaza icyatumye yiyahura. Iyo nza kubimenya, umwe mu nshuti zanjye yabaye umucuruzi w'imiti ya farumasi, afite farumasi mu gihe Sonsan. Igihe kimwe naramusuye, ndamubwira ngo ngende umupasiteri, we ni umukristo usanzwe, ariko ngo ntiyashaka ko namusuzugura, atangira kumbwira ubumenyi bwose azi muri Bibiliya. Ndaje ndibwira nti uyu munsi ndamureka we yivugire gusa. Mu gihe akomeza kuva kuri Bibiliya, naramuretse aravuga gusa, nkajya mfata icyo kunywa nkinywera, nuko nsohoka muri farumasi ndigendera. Ndavuga neza mubwiriza ubutumwa bwiza ubutaha. Ikintu cyantengushye nuko
ubwo akurikiye ubwo najya kumusura nasanze yaritabye Imana. Hari inshuti zanjye nyinshi zitabye Imana, nibaza ko umubare wabo ukomeza kugenda wiyongera. Ibyo iyo mbitekerejeho rero ntacyo ndi cyo, ariko mbasha kubona ko Yesu yankunze. Kuba hari ibyo mbura rero ibyo ntibyabaye ikibazo, kuba nteye nabi ibyo ntibyambereye ikibazo, kuva umwami yaranyoboraga. Uyu munsi twasomye muri Yesaya igice cya 53. Umuhanuzi Yesaya yavuze kuri Yesu ati ese ninde wizeye ibyo twababwirije, kandi si ukuboko k'Uwiteka kwahishuriwe nde? Kuko yakuriye imbere ye nk'ikigejigeji, nk'igishyitsi cyumburira mu butaka bwumye. Ntiyari afite ishusho nziza cyangwa igikundiro, kandi ubwo twamubonaga ntiyari afite ubwiza bwatuma tumwifuza. Umurongo wa 3 turavuga ngo yarasuzugurwaga, akangwa n'abantu. Ahari ibi ndumva bisa n'ibyanjye, nanjye ubwanjye narasuzugurwaga mbere. Hari abantu benshi banyangaga, bishoboka hari ko ariyo mpamvu uko niko nabayeho. Yarasuzugurwaga, akangwa n'abantu, yari umunyamibabaro amenyereye intimba, yasuzugurwaga nk'umuntu abandi bima amaso, natwe ntitumwubahe. Uko niko yari ameze. Ngo ni ukuri intimba zacu nizo yishyizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye, ariko twebwe twamutekereje nk'uwakubiswe n'Imana, agacumitwa nayo, agahitamishwa n'imibabaro. Bibiliya ivuga ko imibabaro yacu ariyo yikoreye, nuko arangije apfa ku musaraba. Umurongo wa 5 uravuga ngo nyamara ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe, yashinjaguriwe gukiranirwa kwacu. Icy'ingenzi cyane kuruta ibyo byose ni ahavuga ngo igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, kandi imibyimba ye niyo yadukirisha. Yesu yikoreye ibyaha byacu apfira ku musaraba, nuko ababazwa mu cyimbo cyacu. Agahinda kacu, umubabaro wacu, ibyaha byacu n'imivumo yacu twagomba kuzagibwaho, Yesu yabyishyizeho mu cyimbo cyacu. Mu gihe yahanirwaga mu cyimbo cyacu, mu gihe akwitwaga mu cyimbo cyacu, impamvu yari yihe? Kwari kugira ngo imibyimba ye ibe ari idukiza. Yesu yamennye amaraso ye, Yesu yaciye mu kababaro ndetse n'ibyago n'agahinda n'intimba. None twe dukomeje kwita abanyabyaha. Icyo gihe Yesu yari yarapfiriye iki rero? Kuba Yesu yarapfiriye ku musaraba rero, urwo rupfu reka turugire urwacu. Kare nigeze komoza kuri Yohani Choi, numvise ko rimwe na Scorpio kandi ko yaragiye gupfa. Umutima wanjye numvise nshenguwe cyane, kura ko ngo twohereje urubyiruko rwinshi cyane barenze 10,000 hanze nk'abakorerabushake. Ubushize ubwo Liberia yaterwaga n'icyorezo, icyo gihe twarabasohoye bose turabacyura baragenda. Hariho n'undi mushiki wacu umwe wakomeretse avunika umugongo mu gihugu cya Ghana. Ubwo twabitekerezaga ntabwo twashobora gusinzira, byaduteshaga umutwe cyane. Ariko nashimiye Imana cyane kubera ko Imana yakoreye muri twe. Ikintu kimwe mbasha kuvuga neza nuko naciye mu makuba menshi n'ibibazo mu buzima bwanjye, ariko igihe cyose Yesu yarazaga agakora mu cyimbo cyanjye. Iki rero nicyo nashaka kubabwira. Mu bihe by'amagorwa, mu bihe by'amakuba, hakabaho n'ibihe by'ibigeragezo, ariko nta gihe na kimwe yigeze antererana. Igihe cyose yahoranye nanjye, ntigeze asiga njye nyine. Njye nagombaga kuvumwa, njye nagombaga kurimbuka, nagombaga guhura n'ibyago n'amakuba ngiye ku bwanjye, ariko Yesu byose yabyishyizeho mu cyimbo cyanjye. Ibi mbabwira si ukubabeshya. Uramutse ubyizeye, amakuba ushobora guhura nayo ariko ukabasha kuyavamo, akababaro kakugeraho, kakuzaho ariko kakakuvaho. Rimwe rimwe nagiye mpura n'ibyago, ariko buri gihe cyose kuva umwami Imana yari kumwe nanjye, byose yarabinkijije. Ya mabuye yagomba guterwa wa mugore, iyo ataza kubaho Yesu, ya mabuye yari kuza akamwikubitaho akamumena amazuru, ariko ntawe na rimwe ryigeze rimugwaho, yose yaguye hasi. Nari umuntu uteye agahinda cyane. Amakuba menshi cyane atabarika yagiye angeraho, ariko mbere y'uko bingwaho Yesu yagiye abikubita hasi. Ubwo uyu mugore yuburaga amaso ye rero, amabuye yose yari mu kuboko kwe yaraguye. Yesu niwe wabikoze, nubwo ntacyo yigeze akora. Icyo yakoze byari gucumura gusa, nta kizera afite na busa, ariko Yesu aramukunze. Yesu nigeze amutererana. Rwose uramutse wizeye Yesu, ya mabuye ntago azigira kugeraho. Wa mugore yari umugore w'umusambanyi, yakomeje kubika umutwe watya, nuko aza kumva ijwi rya Yesu. Ati se babandi bakuregaga barihe? Ese nta n'umwe gucireho iteka? Aratangara cyane, yubura umutwe, yaratangaye. Babandi bamuregaga bose bari bagiye. Yababuye yagombaga kumwikubita mu mutwe, akamena izuru rye, yagombaga kuvirirana mpaka apfuye agapfa nabi cyane. Ya mabuye yose yasigaye hasi ku butaka. None yari kumva ameze ate?
yagomba gushimira Imana bingana iki? Kuri ubu rero mu mitima yacu ni nacyo kintu Imana yakoze mu mitima yacu. Nizeye Yesu nubwo ntacyo ndi cyo, ibyo nakora byose Uwiteka Imana yagiye imfasha. Mu gihe twakoraga ibikorwa bya IYF, mu gihe twakoraga za World Camp, mu gihe twakoraga amahugurwa ya Gunisco, tugatangira n'ishuri rya teolojiya, ibyo twakoraga byose nakorara ubwayo yewe, ibyo twakoze byose ubwo twashingaga Gracia Square, kubera ko muri ibyo bihe nta muziki twari tuzi, byabaga ngombwa ko twohereza abanyeshuri bacu mu Burusiya muri St Petersburg. Tumaze kumenyerana rero na St Petersburg Conservatory, twatumijeho umudirija ukiri muto witwaga Anton, araza dirija korali yacu icyo gihe. Ariko nyuma twagize igitaramo muri Opera House muri Australia, ariko nta dirija twari dufite. Twasabye umudirija no kubatwoherereza witwa Professor Boris Abalian, ni umwe mu badirija rurangiranwa ku isi. Mu gihe yayoboraga korali yacu, twabonye uburyo korali itera imbere cyane ndetse ibasha kwiyongera ubushobozi. Kuri ubu ngubu nta korali n'imwe ku isi yingayinga korali yacu. Korali yacu ngo yabaye korali ikomeye cyane y'igihangange. Mu gihe turi gukora ibyo byose uko niko bigenda, si ukuri ko turi abantu bahebuje, ahubwo nk'uko Yesu yadukunze, nk'uko Imana ari urukundo, twibwiye kutadukunda byayibabaza cyane. Kubera ko idukunda, ese niki nayikorera? Yatwiteguriye kuva mbere hose, yohereza Yesu yeza ibyaha byacu, ndetse idufungurira irembo ryo kujya mu ijuru. Ntukagerageze kugira ikintu cyose ukora, ujye wizera gusa mu mutima wawe. Njye narizeye gusa yuko ibyaha byanjye byanduye, Yesu yabikuyeho, niko Bibiliya ivuga. Ibyaha byanjye byose byarogejwe, ibicumuro byacu n'ibyacumitiwe, yashinjaguye gukiranirwa kwacu. Igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, kandi imibyimba niyo yadukirisha. Niwe wahanwe twe tubona amahoro, yarashinjaguwe twe turakira. Ese amagambo ahebuje bingana iki? Mwa bantu mwe, njye ndi umuntu mubi cyane, ariko narabyizeye. Mu gihe umutima wa Yesu winjiraga muri jye, nubwo hari byinshi nkibura, ariko mbasha kubona uburyo mpinduka. Nubwo ntacyo ndi cyo, umwaka ushize ndetse n'uyu mwaka mu gihe twatambutsaga ibyigisho byacu by'ikoranabuhanga, nubwo ntacyo ndi cyo, ariko aho ngiye hose nabaye umuntu w'ikirangirire. Mu gihe ndi gutanga ibyigisho, ubwo twajyaga muri Kenya kuri inshuro, abapasiteri bagera ku 300 baraje, no muri Ghana naho, no muri Cote d'Ivoire ndetse no muri Togo naho. Abantu bumvise ibi byigisho barishima cyane. Muri Kenya bishimiye cyane kumvira ijambo. Narababwiye nti mureke tubyine. Iki kimwe narabyinnye muri Afurika, ubwo umugore wanjye yamonaga mbyina, yaravuze ati yewe intambwe zawe zirapfuye, kuko niko ndimo kubyina. Ariko bari bishimiye cyane kubyina, bakira imbabazi z'ibyaha, bashimiye Imana. Nshuti bakundwa, ntago bisaba certificate cyangwa se ikindi cyemezo, ntago ndi umuntu udasanzwe, ariko ibyaha byanjye byabariwe binyuze amaraso ya Yesu. Ibyo narabyizeye byonyine gusa, yuko ibyaha byanjye byose Yesu yamfiriye ku musaraba, yogeje ibyaha byanjye byose. Icyo nicyo naje kwizera. Umutima wanjye wahindutse umwe n'umutima wa Yesu. Ubu icyo nakora cyose Uwiteka Imana izajya imfasha. Nshobora kubyizera mu buryo bworoshye, sibyo? Ibyigisho twacishije umwaka ushize, abantu bagera kuri miliyari 2 bose barabikurikiranye. Kuri isi nta muntu n'umwe wigeze ukurikiranwa n'abantu miliyari 2 ku byigisho bye. Nabaye ikirangirire nubwo ntacyo ndi cyo. None ubwo Imana irimo no kuducira inzira yo gukorera mu isi yose. Turimo kongera kuzahura Afurika. Ibihugu byinshi muri Afurika, abayobozi b'ibihugu barashaka gutangiza ibikorwa byacu. Twagomba gutangira umwaka ushize, ariko bitewe na COVID-19 ntabwo byakunze. Umwaka utaha nibwo tuzatangira neza izi gahunda nk'izi z'uburezi. Iyo mbitekerejeho nkabona uburyo urubyiruko rwo muri Afurika ruzahinduka, biranshimisha cyane. Kandi bazizera na Yesu, bazakira imbabazi z'ibyaha. Ibyo biranshimisha cyane. Nshuti bakundwa, Yesu yaradukunze, atumenera amaraso ndetse adupfira ku musaraba. Rero ikintu nicyo ngiye gusorezaho. Naramubwiye nti Yohana nyumva neza, warumwe na Scorpion none ugiye gupfa. Ariko muri iki gitondo nasomye Bibiliya muri Yesaya igice cya 40:31, aho haranditswe ngo ariko bategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya. Iri ni ijambo ry'Imana. Imana ntijya ibeshya. Uramutse utegereje Imana nk'uko iki cyanditswe kibivuga, byanze bikunze Imana izagusubizamo intege nshya. Nk'uko yabivuze, kuko nubitegereza izagusubizamo intege nshya. Uzabasha kunesha ubumara bwa Scorpion. Mu gitondo cyakurikiyeho muganga yaraje,
yagombaga kuzuza ibipapuro, nta miti yigeze amuha ariko yabonye ko yakize, ntiyari azi icyo kwandika muri raporo. Rero sinzi kwandika iki. Nuko Yohana John arambwira ati andikaho ko ari Imana yabikoze, andika ko ari Imana yabikoze. Kuri ubu ngoramo gukora imirimo y'Imana y'igiciro cyinshi cyane muri IOF mu mujyi wa LA. Dupfa kubaho neza gusa mu buryo busanzwe, ariko iyo ibyorezo n'indwara biduteyeho ntabwo twishima, tugira agahinda kandi tubasha kubyivanamo. Ariko iyo Yesu ari kumwe natwe, Yesu yaduhaye imbaraga nshya. Nibone abantu benshi bari barimo gupfa ariko babasha kurokoka. Mureke twe kubaho ubuzima bw'umwuka bw'ikigejuru, twizere Yesu nk'umwami wacu, twizere ko yegeje ibyaha byacu. Mureke tugire umutima umwe nawe, reka umutima utembere muri wowe, uzagira ubwo bwenge, ugire urukundo, ugire amahoro. Ibyo utari ufite kera bizuzura umutima wawe, uzabasha kubaho ubuzima bw'umugisha. Ndibaza ko birangiye vuba cyane. Uyu munsi ni isomo rya nyuma. Sinzi icyo nakoze, ndabona birangiye vuba, gusa niringiye ko mu mutima wawe nk'uko Yesu atuye muri wowe, niringiye ko wakwizera Yesu uwo, wizere ko ibyaha byawe byababara binyuze muri we, wizere ko azakurinda. Imirimo ihebuje ya Yesu izigaragaza no mu buzima bwawe. Murakoze cyane, reka dusenge. Mana Data yera, turagushimye. Twagomba kuvumwa, twagomba kurimbuka, ariko kuwa dukunze ibyo urabidukijije kandi turabigushimye. Mu minsi mike itambutse twasangiraga ijambo ry'Imana, dushobora kubona ko Yesu ari muzima akorera muri twe, kandi ko ari kuyobora ubuzima bwacu, ari kurinda ubuzima bwacu, kandi arimo kuduha umugisha, ubwenge tutajyaga tugira, ndetse n'urukundo n'imbaraga. Utwemerera imbaraga zawe zibe zacu, ubwenge bwawe bwacu, utwemerere duhuze umutima nawe, ibyawe byose bizaba ibyacu. Duhere umugisha mu kugira umutima umwe nawe, udukundire kugira ngo imigisha myinshi itarondoreka ibe ku bantu bose bicaye aha ngaha. Turagushimye cyane, dusize twize mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane mwese, reka dusoreze hano.